Muraho neza nshuti za Rwanda Real Estate, amazina ni Turatima Edi nk'ibisanzwe. YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Miliyoni 330, ibyumba bitandatu, toilette esheshatu, salon ebyiri, ibikoni bibiri ndetse na rooftop nziza cyane. Kicukiro mu Kagarama. Reka ntangire mbereke iyi nzu yacu y'akataraboneka. Ni inzu nziza cyane, uyihangane urebe iyi video irangiza yose, urabona ubwiza bw'amazu twafitiye. Ngira ngo mwiboneye neza uburyo parking imeze ndetse n'aka kajaride na front view yayo ndetse na salon, ngira ngo mwamaze kwibona. Ibindi reka dukomeze tubereke uburyo iyi nzu imeze. Nukuvuga ngo ukira aha ngaha uhita ubona utu turabyo twiza bagiye bashyiraho ndetse n'aya mabuye, urabona ko ari ibintu biri classe cyane. Iyi nzu ni nziza, miliyoni 330, nyamara watunga UPI yawe muri Kigali. Reka dukomezanye tubereke ibindi bigize iyi nzu n'ubwiza tuva mu bundi. Ubwiza bw'inzu rero burya ubuhera hanze. Nukuvuga ngo ukira aha ngaha ubanza ukareba ayo makoro bagiye bashyiraho, urabona ko ari ibintu ari ama design bagiye bashyiraho meza cyane. Wava hariya ugatuza aha ngaha, ngira ngo urabona ahantu hajya mu gikari ko ari ahantu hisanzuye. Urabona nibamara gushyiramo ama design meza, urabona ko izaba ari inzu iri classe cyane. Ndebera uburyo hano hameze, igikari uburyo kimeze n'amakamera meza, ngira ngo muri kuyabona. Cameraman nabanguke abereke amakamera y'inzu uburyo umutekano uzaba ari wose. Iyi nzu ni nziza, miliyoni 330, nyamara watunga UPI. Noneho reka tujye mu nzu nyirizina tubereke uburyo hameze. Ni inzu nziza, turimo turava mu bwiza tujya mu bundi. Turinjiye mu nzu yacu rero, twagera muri iyi salon, urabona ko ari salon y'agatangaza. Salon nini yisanzuye, amatara meza, gypsum plafond. Urabona ko ari salon yisanzuye. Undebera ahantu cameraman ahagaze, nanya ahantu mpagaze, urabona ko ari salon yakwakira intebe nyinshi ndetse ifatanye na salamage. Iyi nzu yacu ni white, amabara y'umweru, ngira ngo mukugenda mubibona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma waza kuri uru rugi, urabona ko ifite urugi rwiza cyane, amasilendire bagiye bakorana iyi nzu, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Inzugi zamuvura, ngira ngo mwese muri kugenda mubibona. Ukaza hano kuri salamage, ahantu ukarabira ugiye gufungura, ngira ngo byose muri kugenda mubona ko ari ibintu byiza cyane. Twava aha ngaha rero tugahita tuza muri iki gikoni cyacu. Igikoni cyo gifite utubati twiza, ngira ngo muri kugenda mureba uburyo utu tubati tumeze. N'utubati twiza, ubona ko ari twa tubati tw'imbaho, za mbaho rwose zifinyoye, zifite ubwiza buhebuje. Umwanya uzajyamo gas cooker, ngira ngo mwabonye, ndetse n'umwanya uzajyamo frigo uyu mwabonye. Akarusho kandi ikagira ni stoke yayo, ngira ngo muri kona stoke yayo nini cyane yisanzuye y'iki gikoni cyo mu nzu. Reka noneho dukomeze. Hanyuma tukira aha ngaha muri iki gikoni nacyo gifite umuryango usohokera hanze. Ngira ngo cameraman nagenda abereka uburyo ibintu bimeze. Uyu muryango usohokera hanze, ngira ngo ntabwo uvana ifunguro mu gikoni cyo hanze ngo urizane uricishe muri salo. Oya, uraza ukaricisha muri muryango ukabizana muri iki gikoni cyacu cyiza cyane. Hanyuma abantu bikundira ka wine, ngira ngo namwe babatekerejeho. Ndebera uyu mwanya washyiramo amacupa ya wine, byose ngira ngo muri kugenda mubibona. Cameraman arahambereye rwose. Hanyuma rero hasi hari icyumba kimwe, hejuru hakaba ibyumba 5 bisigaye. Reka duhere mu cyumba cyo hasi twita icy'umushyitsi, hanyuma ibindi turabireba hejuru. Hanyuma rero twinjiriye kuri wa muryango wacu utwereka cya cyumba cya mbere. Ukinjira aha ngaha, aka kantu nako kubikaho inkweto, ngira ngo kugira mubibona. Ukinjira mu nzu ugomba guhita ushyira inkweto hano kugira ngo uzamuke mu nzu umeze neza, bagahita bakwakiriza twa dukweto twa hasi dutuma uzamuka mu byumba. Twaje hano rero muri iki cyumba cya mbere twita icy'umushyitsi. Turaje, urabona ko ari icyumba kinini cyisanzuye, gifite umuryango usohoka hanze, ngira ngo kugenda mubibona. Dore nguyu ifite ndetse n'akabariko kayo akwereka muri parking ndetse na view yo hakurya, ngira ngo kugenda mubibona. Tukaza hano kuri iyi toilette yayo, ifite toilette nziza nayo, murebe uburyo ari toilette yisanzuye. Cameraman ntabanyerekere uburyo ibintu
ari class. Ibi bintu ni byiza cyane pe. Iyi nzu baricaye baritonda baradesigninga, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Reka noneho tuzamuke hejuru tubereke ibindi byumba byo hejuru. Turazamutse rero, tuzamutse kuri bya byumba byacu nababwiye byo hejuru. Tukigera ahangaha ni ukuvuga ngo iyi koridoro, ngira ngo cameraman nabanguke abanyerekeye, iyi koridoro isavinga ibyumba 4. Icyumba kimwe, icyumba cya kabiri, ndetse n'ikindi cyumba cya gatatu n'icya kane, ngira ngo muri kugera mubibona. Hejuru hakaba ikindi cyumba kimwe, muri make ikaba ibyumba 6. Ni ngo aha hambere iki cyumba gifite toilette yacyo. Nababwiye ko buri cyumba hano gifite toilette yacyo. Ngira ngo ibintu byose mukena mubona tubereka gake gake uburyo ibintu bimeze. Plafond yo ni gypsum, ngira ngo bagiye muyibona. Twava ahangaha tuza muri toilette y'iki cyumba, ngira ngo mukugenda mubona ko ari toilette nziza cyane ifite na shower nziza. Ngira ngo mukugenda mubona ko ibintu byose ari sawa, ndetse n'aka kanoza suku ngira ngo aribonye ko ibintu byose ari sawa cyane. Tukava ahangaha tuza noneho ifite buri cyumba cyose hano gifite balcon yacyo. Nta cyumba kidafite balcon yacyo nk'uko biri kugenda mubibona. Tukava ahangaha rero tuza muri ya koridoro isavinga ikindi cyumba, ngira ngo iki cyumba kindi mugenda mubona. Iki cyumba wagikora nka gym, wagikora nk'iki, byaterwa nawe uko ubishaka. Tukaza ahangaha rero tugata tuza muri iki cyumba bita master bedroom. Wow, iki cyumba ni kinini ndakibakumbusha, reka tuze tukigeremo. Urabona ko ari icyumba kinini cyane cyiza, gifite balcon yacyo, gifite ndetse na view nziza cyane muri kugenda mureba hakurya. Hanyuma plafond yo ni gypsum, ni icyumba kigari kinini cyisanzuye. Hanyuma tukaza hehe, tuza muri mu bwogero bwayo, ngira ngo mu ngubu, ndetse n'urwambariro rwacyo. Urabona ko ari icyumba kinini kigari. Urabona ko ubwogero bwayo ari bunini cyane, ndetse n'ahantu bagiye kuhatereka lavabo yaho, ngira ngo ni ibintu bakiri kubaka, bagiye gutereka lavabo ahangaha, ndetse urabona ko ari ibintu byiza cyane. Umudamu ashobora kuba ari ahangaha, umupapa ari ahangaha. Urabona ko ari ibintu bizaba biri byiza cyane, ndetse na toilette yayo nziza cyane. Urabona ko ari ibintu bicaye barategura cyane, ibintu byiza cyane rwose. Twava ahangaha, ngira ngo urwambariro mwarubonye. Twava ahangaha tukajya tuza hehe, mu kindi cyumba nanone cyiza cyane cyisanzuye. Hano ahangaha nyine muri kugenda mubona icyumba kinini, nako ari icyumba nacyo cyiza cyane kinini, gifite nacyo view yacyo, cyangwa se gifite na balcon yacyo. Reka none dukomeze hejuru tubereke ya rooftop ndetse n'igikoni cyo hejuru. Turazamutse rero, tuzamutse kuri za escalier zituganisha kuri cya cyumba, ku bindi byumba bibiri byo hejuru, ndetse na rooftop yayo. Murabona ko duhere kwanza kuri iyi rooftop tubereke uburyo ibintu bimeze. Rooftop nziza, murabona ko ari ibintu bateguye. Ahangaha ushobora kuhashyira televiziyo mwicariye hano murimo murareba n'umupira, cyangwa se n'amakuru, muri kureba view nziza cyane yo hakurya. Ndetse n'iki gikoni cyiza cyane gifite utubati twiza, uri kuri rooftop yawe rwose umeze neza. Genda ubereka uburyo ari ahantu hari class heza cyane, inzu nziza. Hanyuma twaza dutya tuza kuri bya byumba nababwiye bibiri bisigaye byo hejuru. Tukaza urabona ko turi kwinjira dutya icyumba kinini nacyo cyo hejuru, ushobora gukora nk'icyumba, cyangwa se ugakora nka gym, abantu bo hejuru bashobora kwisanzuriramo cyangwa se gukoreramo agasiporo. Ngira ngo muri kugenda mubona uburyo ari icyumba kinini kingana n'umusozi. Reka mbere, iyi nzu ni nziza pe. Twava ahangaha tuza hehe, muri iki cyumba nanone kindi. Inzu ifite ibyumba byinshi pe, ibyumba 6 n'ibyumba byinshi. Ni ukuri iki cyumba nacyo urabona ko ari icyumba cyiza cyane, gifite ndetse na balcon yacyo nk'uko muri kugenda muyibona. Iki cyumba ni cyiza cyane, ni amazu ashimishije rwose. Hanyuma ibi byumba bibiri bigasavingwa n'iyi toilette. Ngira ngo muri kugenda mubona ko ifite toilette nziza cyane. Iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. Nshuti bakunze bacu rero, mwe dusozanyije kureba iyi nzu nziza y'akataraboneka. Ni ukuvuga ngo ni amazu abiri, ariko imwe ntabwo iruzura, iracyabura ibintu. Hanyuma iyo iruzuye, ushatse kuzigura rimwe banakugabanyiriza kuri miliyoni 330 kuri buri imwe.
Iyi nzu yacu rero igizwe n'ibyumba 6, toilette 6, salo ebyiri ndetse n'igikoni cyiza cyane ndetse n'igikoni cyo hanze. Iyi nzu rero mwaduhamagara kuri izo nimero muri kora muri screen, mukibuka ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kureba update zigezweho. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.